Ingabire Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ndetse bimaze gutangazwa yuko hari gahunda nyinshi zo ko yamuherekeza, ndetse hari byinshi byavuzwe ku rupfu rwe. Rero tugiye kuganira muri rusange urupfu rw'uyu mubyeyi watabarutse, ibigwi ibye yasize, ndetse cyese cy'abanyarwanda na gahunda yo kumuherekeza uko iteye, ndetse n'icyo yaba yazize muri rusange. Hakurikiyeho iki? Rero tugiye kuganira muri rusange ibijyanye n'urupfu rwe by'umwihariko n'ikiba kigiye gukurikiraho, ndetse n'ibindi byinshi inyuma, ndetse turebe n'amateka ye ndetse n'ibigwi bye muri rusange, aho yagiye akora, ibyo yagiye anyuramo, abantu yagiye agira akamaro dore ko ari benshi cyane yagiye agira umumaro rwose, yabanye na benshi cyane n'abavuze amagambo menshi ku rupfu rwe nyuma y'uko atabarutse. Byose tugiye kureba muri rusange. Rero ukuntu bihagaze ni uko uyu munsi umubyeyi ndetse akaba n'umubyeyi w'abanyarwanda, abantu batari bakeya, Ingabire Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Iyi ngiyi ni umuryango urwanya ruswa ndetse n'akarengane. Rero yitabye Imana muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi. Yapfuye afite imyaka 64 yonyine y'amavuko, apfuye akiri muto rwose. Ni inkuru y'incamugongo. Rero amakuru y'urupfu rwe ya Ingabire Marie Immaculée yemejwe cyane n'abantu ba hafi ye bwa mbere na mbere bo mu muryango we, ndetse nabo bakoranaga muri Transparency International Rwanda. Nibo bamaze urupfu rwe mbere y'abandi bose, bavuga yuko yamaze gutabaruka. Mu butumwa bwa mbere bwagiye kuri X yahoze yitwa Twitter, X ya Transparency International Rwanda, bwagiraga buti: tubajwe no kubamenyesha yuko Transparency International Rwanda yabuze umuvandimwe ndetse n'umuyobozi wayo Chairperson Marie Immaculée wavuye mu mubiri, watabarutse ku tariki 9 z'ukwezi kwa 10 2025, ati azize uburwayi. Ati rero twanganishije cyane umuryango we n'inshuti ze, ati roho ye iruhukire mu mahoro ya Nyagasani. Ni Twitter banditse mu gitondo rwose cya kare bavuga ku by'urupfu rwe. Yatabarutse mu gitondo, benshi bakabivugaho bagatera komenti bababaye n'imitima myinshi cyane, ariko muri rusange yababaje abantu batari bakeya. Rero nyuma y'iyo Twitter hakurikiye abantu benshi bavuga bati ruhukira mu mahoro, ariko reka turebe ubuzima bwe muri rusange uko yagiye abaho, aho yakuriye, ndetse ubuzima bwe muri rusange, biography ye uko byagiye bigenda. Rero ubuzima bwe mu butoya bwe ni uko mu biganiro bitandukanye yagiye atanga, Marie Immaculée yavuze yuko yashenguye cyane, kandi ndetse yavuze yuko yashegeshwe cyane, ndetse kandi yakoranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi, ndetse dore ko yari impunzi, dore ko yabinyuzemo akiri mutoya cyane, ndetse ari n'ibyamugizeho ingaruka cyane, binamukora ku mutima, ndetse bituma anarushaho kwanga ubuhunzi, ndetse anarushaho kwanga akarengane ndetse na ruswa. Yavuze ko ari ibintu yakuze yanga cyane kurusha ibindi. Rero Marie Immaculée agitangira guca akenge cyangwa se agitangira gukura akiri mutoya, Ingabire Marie Immaculée nibwo yamenye yuko we mu rugo cyangwa se umuryango we atari mu Burundi, kubera ko ariho yakuriye arahisanga. Rero aza kumenya ko hano mu gihugu cy'u Burundi yari atuye, ari kuba atari iwabo kavukire mu gihugu cye cy'amavuko, ndetse kuva ubwo ngubwo atangira nibura guhirimbana ndetse gukora ibishoboka byose kugira ngo azate mu gihugu cye cy'amavuko cy'u Rwanda, igihugu yitaga icyo mu rugo mu buryo ubwo aribwo bwose. Rero akanakitangira mu buryo butandukanye mu mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubumenyi rusange, akagerageza ibishoboka byose kugira ngo abe yataha mu gihugu cye cy'u Rwanda. Rero nubwo yakuriye i Burundi, mu gihugu cy'u Burundi, aho umuryango we wari warahungiye akiri muto, bakaba yarisanze nawe hakuriye, uyu mubyeyi yahoraga indoto ze ari izo kuzaza mu Rwanda, kubera yuko yari yarabwiwe yuko ubuzima bwo guhora atotezwa ndetse no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu kuko atari bwiza, kubera yuko yari yamaze kumenya ko ari impunzi, ndetse bagatotezwa cyane, bagafatwa nabi mu buryo atishimiraga habe n'aka na gatoya. Rero Marie Immaculée kandi yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akomereza muri kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri DRC, ndetse ari naho yavuye mu 2001 ataha mu rw'imisozi igihumbi, ataha mu Rwanda. Yageze mu Rwanda mu 2001 avuye muri DRC, aho yize amashuri ya kaminuza. Rero yakuze yiyumvamo kwiga amategeko gusa, ariko ntabwo byamukundiye kubw'amahirwe makeya. Rero yaje kwiga indimi, nyuma biza kurangira yize itangazamakuru,
ariko avuga ko atari zo zari intego ze za mbere, kuko yumvaga ko yaba umunyamategeko akagira ibyo akemura yabonaga bitagenda, by'umwihariko guteza imbere umudamu ndetse n'umukobwa bagahabwa umwanya ungana ndetse bakanahabwa ijambo, bakaba nka basaza babo bakajya bavuga rumwe bikagenda neza. Rero muri kaminuza nk'uko twibigarutseho yize itangazamakuru, gusa mu cyiciro cya gatatu yize mu Bufaransa mu ishami rya Political Science ndetse n'amategeko, biza kurangira asa n'ugenda asatira kugera ku ntego ze, bituma akunda kugenda yabigendamo neza cyane. Ikindi twabwira kuri uyu mubyeyi Marie Immaculée amaze gutabaruka mu mubiri, ni uko Marie Immaculée ni umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda, bayishinga mu 2004. Mu mwaka 2015 yatowe nk'umuyobozi w'uyu muryango muri manda ye ya kabiri, arayiyobora ndetse ageza kuri byinshi. Mu makuru yahaye igihe rero yabyize ati, mbere yo kuza muri Transparency International Rwanda nakoze mu bigo bitandukanye byinshi ndetse hatandukanye, nkora muri byinshi cyane, ariko hose ahanini ati muri ibyo byose ahanini narebaga ku burenganzira bw'umugore ndetse nkaharanira yuko bagera ku ntego zabo ndetse bakagira iterambere rirambye nk'irya basaza babo, bakaba bagira uburenganzira bungana. Ati nakoze muri Orenforo yaje guhinduka RBI, yayikozemo icyitwa Orenforo, ati nyikoramo igihe kirekire cyane. Ati kandi nakoze mu bitangazamakuru byandika bitandukanye, ati nakoze muri Profame Twese Hamwe, nkora kandi muri Ibuka ndetse n'indi miryango itandukanye y'abagore ndetse igamije cyane ku iterambere n'indi yegamiye kuri leta, atari ko byose bigamije kuba nateza imbere umwari n'umutegarugori. Mu mvugo ye umunsi ku munsi yangaga ikibi, nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho, yakoze yanga ikibi cyane ndetse kandi akacyamagana ku karubanda ndetse kandi burundu, ashishikaye kandi akomeje. Ibintu rero byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga yuko ari umuntu ugira amahame ndakuka, ariko gusa we ibi yaje kuvuga ko atagiraga amahame adakuka, ahubwo yigeze kuvuga yuko abantu babonaga ko agira amahame adasanzwe cyangwa se ntakuka, baba bamufata uko atari cyangwa se bifata nabi, ahubwo we ngo nuko yabaga abifata gutyo. Magambo yasubiza kino kibazo yagize ati ni ukuri aho abantu baba bamfashe, ati ni ukuri aho ngaho abantu baba bamfashe uko ntari, kuko ubanza batekereza yuko navugirwamo ahanini kubera akazi nkora kansaba gufata imyanzuro ikakaye, naho ku busanzwe genda umuntu usanzwe wiyoroshya ndetse unaca bugufi cyane. Ati nta mahame ngira habe na gatoya rwose, habe na mbati n'ikimenyimenyi, kuva navuka nta muntu turarwana. Ni amagambo yavuze abwira ko bamwe bamwibaza bavuga bati uyu muntu ashobora kuba adasanzwe, ari umugore ugira amahame yihariye cyane bitewe n'imyanzuro ikomeye ndetse n'uburyo bamwumvaga, bakavuga bati uyu muntu ahari ni umuntu utapfa kuba wavugirwamo uburyo ubwo aribwo bwose. Rero mu buzima bwe yagendaga ku ntego eshatu z'ingenzi cyane yagarutseho. Yavuze yuko yakundaga gusenga cyane kurusha ibindi, ndetse agakunda kubaha ndetse akanabikora, ndetse no kudacika intege kugira ngo agere ku ntego ze cyane. Rero intego ze izi ngizi eshatu ziri mu bintu by'ingenzi cyane azibukirwaho, ndetse umurage asigiye abanyarwanda cyane cyane abanyamakuru bakoranye, abantu bagiraga mu buryo butandukanye. Izi ntego yaraze abanyarwanda asigiye nk'umurage izi ngizi eshatu: gusenga, kubaha no kudacika intege. Ni ibintu asigiye abanyarwanda benshi banamukundiyeho, dore ko umuryango we n'urugo rwe ari ahantu hagiraga abashyitsi cyane bitewe n'ukuntu yari azi kubana neza ndetse akakira neza abamugana. Dore ko n'abanyamakuru benshi bagiye bandika bamuvugira bati ruhukira mu mahoro, dore ko nk'umunyamakuru Sabe wa Isimbi TV yavuze ku magambo menshi avuga ukuntu babanye n'abandi benshi batandukanye, bavuga bati ni umuntu twabanye neza, ni umuntu watugiriye umumaro, watugiriye inama, dore ko abenshi yabakiraga nk'umwana wabo kugira ngo abe yabafata nk'umuntu usanzwe. Uko benshi bamusuraga yavuga ati karibu mu rugo mwana wanjye. Rero ni umuntu ufite ibintu byinshi bidasanzwe yakoreye igihugu, dore ko yarafatwaga nk'umuntu udasanzwe kandi usiye umurage munini abantu benshi ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero reka namwe twabwire ngo umuryango ukomeze kwihangana, abari bamuzi, abamukundaga, bakunze ibikorwa bye bitandukanye, cyane cyane gushyira imbere umwari n'umutegarugori kugira ngo bose bareshye, ndetse twanganishe umuryango we, tubakomeze tubafate mu mugongo, ariko kandi roho ye ikomeze kuba yarukira amahoro ya Nyagasani. Imana imutuza heza, ndetse Nyagasani yorohereze abasigaye, Imana ikomeze kumufasha imutuze aheza kurusha ibindi nicyo twebwe twamifuriza.